ese murabizi ko n'umukino wahanuwe hambere mu bitabo byera? Reka dufungure Bibiliya zacu tujye muri Izayi 18 turahasanga umurongo ugira uti: uragowe wa gihugu we cyuzuye urusaku rw'amababa y'udukoko turi ku nzuzi za Sudani, we wohereza intumwa zinyuze mu nyanja zikaza mu mato y'imfunzo hejuru y'amazi. Nimwihute ntumwa zabuhiriye mutahi wanyu muri kiriya gihugu cy'abantu barebare b'umubiri unogereye, igihugu gitinywa kugera ku mpera z'isi, igihugu gikomeye kandi gishikamira abanzi, kikaba cyambukiranywa n'inzuzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana irifuza ko intumwa zoherejwe na Sudani zisubireho byihuse ngo kugira ngo zidahura n'akaga. Yese naba ndinde wo kwanga gushaka kwa Dawe uri mu ijuru. Vous écoutez en football, peu importe ce que tu dois connaître ou pas connaître. Muri ruhago burya icyo wabuze cyose ku ikipe mugiye guhangana nta kinini kivuze cyane, gusa hari ibyo tuzi. Twarebye video zabo, icyangombwa twe no gukina umukino wacu tugashyira mu ngiro ibyo twitoje. Birumvikana tuzubaho tugiye gukina, gusa APR ni ikipe izakina umukino wayo. Yego bitewe n'uwo tuzaba duhanganye, ariko binashingiye ku bushobozi bwacu mu bijyanye n'imbaraga, technique ndetse no mu mutwe. En fonction bien sûr de l'adversaire et en fonction de nos capacités physiques, techniques, tactiques et mentales. Al Hilal Omdurman, izina rikomeye mu mupira w'amaguru wa Sudani, ni imwe mu makipe afite amateka akomeye muri Afurika. Nubwo igihugu cyaho cyahuye n'ibibazo by'umutekano muke, iyi kipe yakomeje kwitwara neza mu marushanwa mpuzamahanga. Iyi twari twahuye umwaka ushize muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup, umukino waje kurangira APR itsinze kuri penalty 5-4. Uyu mukino uzaba wisubiramo kuri ya gatanu. Uyu mwaka Al Hilal yongeye kwitwara neza mu itsinda rya gatatu, yisanga mu nzira za APR FC, igihangange cyo mu Rwanda cyaje muri rino rushanwa gifite intego zisobanutse, cyemeje kugera kure muri Sekafa Kagame Cup iterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu. Baragaragaza ko bafite ubushake bwo gutsinda, baritoza neza, bakiriwe neza, twabasobanuriye bihagije agaciro ka Sekafa Kagame Cup ku gihugu cyacu no kwizindi ifite kubera umuyobozi wacu utera inkunga iyi Sekafa. APR FC n'aba banyasudani bazahura saa 6 za Dar es Salaam, azaba ari saa 5:30 za Kigali. APR FC ikaba yakoze imyitozo yo kuri wa gatatu idafite Jibril watarumaze iminsi arwaye, ariko niye na Clement uherutse gutsinda igitego cy'urutambi wakaba yakoze yoroheje. Iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup mukomeje kuyikurikirana hano ku bufatanye na Moab igukorera amavuta meza hamwe n'ibyo kunywa bigezweho. Turi kumwe kandi na Ikaze House igufitiye ibyumba byo gukoreramo cyangwa wakoresha nka depo. Hari na Resilience Professionals ikora ibikoresho byiza byo mu nzu utasanga ahandi, ayiherereye Sonatube Remera. Kigali Parents ntagereranywa mu gutanga uburezi bujyana n'uburere, kikaba ikigo cyiza ku isonga mu gutsindisha mu mujyi wa Kigali hamwe n'uburambe bw'igihe kinini. Turi kumwe kandi na Hopeline Sports, iduka rya siporo riherereye Sonatube Remera, usangamo ibikoresho byose bijyanye na siporo.
intego nta zindi ni izo gutwara Sekafa igikombe, nta zindi zatuzanye, ni ugushyiramo imbaraga tugashyira hamwe twe nk'abakinnyi, abatoza, abayobozi, tukareba ko twatwara iki gikombe. Nizo ntego nyamukuru zatuzanye. ni intare ziyobowe n'intare mu Rwagihanga. Burya ngo intsinzi baba mu maraso ni ikibazo cy'igihe cyonyine. Birazwi ko ibisigisigi by'abashambo by'indorwa ntacyo byakoze ku Rwanda. Mu busozo n'ubukonzi Nyamuheshere hatambukanye ishema. Gusa ngo nubwo ibisumizi bya Ruganzu byashoboye kwivana mu bunyabungo bwa Nsibura Nyebuga ndetse Nyiransibura Kanyari Kivahunga, ngo muri ibyo hari ibyahatikiriye biratabaruka, kuko burya ngo nta rugamba rubura ibitambo, ndetse baca umugani mu Kinyarwanda ngo pour que le destin se réalise, quelques sacrifices sont nécessaires. No muri Piala hari intwaro zidahari, ariko n'izihari zirihagije ngo zisezerera abagabo b'imikara nk'uko izina rya Sudani ribivuga. Imana yarababuriye, ahasigaye no gusohoza umugambi wayo kwijuma, cyane ko bene Gihanga twe duhuje amatwara, turi inkotanyi za APRFC, tukaba inkoramutima zayo. Yego turi intare zo mu gihugu cy'intare kandi ziyobowe n'intare.